abanyeshuri hari ukuntu umunyeshuri aba yayigiye nk'Ikigali azakorera inaha mu Bugesera sibyo bikarangira nk'umwarimu wamwigishaga Ikigali amubwiye ati wowe uzagenda ubura iminsi 2 cyangwa umunsi umwe gukora ikizami uwo muntu mugahura uwo munsi umwe cyangwa iyo minsi 2 rimwe na rimwe ukamwigisha iyo minsi 2 ugasanga ibintu mwigishije mu minsi 2 ntaga bifashe ese igihe ubundi abenshi usanga barafashe minimum y'iminsi 3 avuga tuzagenda wishyure gutya na gutya bakwigisha iminsi 3 ubundi ujye mu kizami ubundi ubona wowe igihe cyiza umunyeshuri cyangwa se uburyo bwiza umunyeshuri yakizemo debarage ku buryo bavuga ati umunyeshuri 99% atabayeho satani n'umwaka agomba gutsinda agomba kwiga igihe kingana gute. Niba ukeneye kumenya byinshi ku modoka n'indi nama nakugira of course kurikirana umusongozi kandi wibuke no gukora subscribe kuri YouTube channel ye. Ciao. Hi, ubungubu ntago nyiri doyen ndi préfète. Coming days ndabandi directrice. Oh yeah. You feel me? Meze neza. Araciye iminsi itajya kuri kamera. Araciyeho iminsi rwose. Araciye iminsi itajya imbere y'abanyarwanda ngo babwire ukuntu ibintu bimeze ariko uyu munsi ndakubonye ndavuga ati reka nkufatirane. Uwo mwanya wabonetse. Nkukureho akaganira. Mwanya wabonetse. Migabo n'imigambi hari muri iyi minsi ni isomo rya demarage ya. Ku isomo rya demarage rwose ubu. Iki cyumweru. Yeah. Babe 99% bagomba bazibone. Kabisa. Bazibone. Hari ikintu kimwe ngize Imana ndanababonye mbabonye muri abarimu babiri bigisha demarage. Icyo kintu uraza gusanga nawe ukiza. Nicyo kintu nshaka ko tunavuganaho uyu munsi. Ni nacyo kintu kinzanya hano kuri demarage uyu munsi. Hari amafuti abanyeshuri bagira. Ntabwo dutinya kuvuga ibintu uyu munsi turabivuga mu mazina yabyo. N'abarimu wenda hari igihe baba atari shyashya ariko ndashaka kuvuga cyane uyu munsi ku makosa y'abanyeshuri. Navuze ku makosa y'abarimu kenshi cyane mvuganira abanyeshuri ariko uyu munsi ndashaka no kugaruka ku makosa y'abanyeshuri. Hari ukuntu umunyeshuri aba yayigiye nk'Ikigali azakorera inaha mu Bugesera sibyo bikarangira nk'umwarimu wamwigishaga Ikigali amubwiye ati wowe uzagenda ubura iminsi 2 cyangwa umunsi umwe gukora ikizami uwo muntu mugahura uwo munsi umwe cyangwa iyo minsi 2 rimwe na rimwe ukamwigisha iyo minsi 2 ugasanga ibintu mwigishije mu minsi 2 ntaga bifashe ese igihe ubundi abenshi usanga barafashe minimum y'iminsi 3 avuga tuzagenda wishyure gutya na gutya bakwigisha iminsi 3 ubundi ujye mu kizami ubundi ubona wowe igihe cyiza umunyeshuri cyangwa se uburyo bwiza umunyeshuri yakizemo debarage ku buryo bavuga ati umunyeshuri 99% atabayeho satani n'umwaka agomba gutsinda agomba kwiga igihe kingana gute ubundi bibaye byiza yeah. Hakabayeho iminsi 6 iminsi 6 ariko biragoye kuko abakiriya tugira ntago abo muri ako karere yeah. Nabo bwabo kubona umwanya biragoye yego usanga uri gukoresha nabo mu kandi karere akahagera buri bucya akora ikizami nta mwanya uhagije indi minsi 2 nk'umuntu rero w'umushoferi turi kuganira ntago wahabwa imodoka ako kanya guhita umenya uburyo ikoramo yego bisaba ngo byibuze iminsi iyo ngiyi 4 cyangwa 6 akayiga ku kinyabiziga agomba no gukoreraho deja aba yaramaze kumenya pedali n'ibiki byose pedali uburyo ahagararamo n'uburyo uhagurukamo iyo modoka aba yaramaze kuba inshuti ye niyo baba barabaye inshuti kabisa baramenyanye urumva rero kuba inshuti n'ikintu ubonye umunsi umwe wa kabiri bigoramo ariko mugano uvuzemo akana aho ngaho numva koko niko hari ukuntu usanga niyo uri umushoferi bisanzwe baguha imodoka udasanzwe utwara muri yaje yayikakujabuka bikaba ngombwa ko ikaba yakuzimana nka rimwe cyangwa kabiri ukabanza ukayumva ukayimenyera ibyo bintu bigenda gute noneho ibyo bintu byo mugani mu bihandoringa gute ku munyeshuri noneho utanazi imodoka ufite n'ubwoba bw'ikizami akaza kiga iminsi 2 ibyo bintu mwebwe mu bihandoringa gute kuba munakoresha abanyeshuri bagatsinda mwebwe ibanga mwakoresheje ni irihe muri zamuti biba bisaba kumuha umwanya ukiyima amafaranga ukiyima amafaranga shatse ko mwebwe mu bihomberamo tubihomberamo kubihomberamo kwa mbere nuko niba ugenewe kuzamuka 3 yes rimwe urazamutsa mbere yaje irakunaniye ubwa kabiri irakunaniye ubwa gatatu wenda nibwo bikoze uragakoze uwo muntu rero ntabwo wahita uvuga ngo genda yo salama bro Katsindo Olivier amubonye yarambwiye ngo kuri aho burango yakoze 5 ngo kuri moto ngo yakoze 5 buri
ngo no kuri de akora gatatu kandi afite perime zose yarujuje. ariko ujya unabwira abantu ko bino bintu bisaba kwihangana Peter, hari abantu batsinda bagahita babivamo. nta mpamvu yo kubivamo habe na gato rwose. Ikindi kintu hano ushobora kuba nabaza ku ivatiri wenda tumenyereye ko abantu jajao basasa urumva tumenyereye ko ku ivatiri abantu bafite ibizami byinshi, hari amasirikirasiyo baragenda bakangaje amavitensi, amakona, amaparking n'ibindi ariko hano kuri demarage nta kintu cyatari baba bari bukore, nta kwangaje vitensi bigenda gute umuntu ubona biterwa n'iki kugira ngo abanyeshuri batsindwe demarage. Ikintu kigorana kuri demarage hari ryaturuka hariya buri kimwe cyose yagikoze akaba guserebura mbere akavuga ati kara ntago kananira agaserebura ko yasoje ikizami kandi demarage atarayikora, kandi demarage itarajyamo. uri kumva byumva rimwe na rimwe yazamuka, urabona tugira guhagarara inshuro ebyiri tubyite gutyo yego ko nta makona ari guhagarara, utegetswe guhagarara rimwe waba wabikoze kongera guhabwa amahirwe yo gukomeza ahanyuma. 80% batsindirwa ahanyuma ku ikona rya nyuma. Ahambere akabikora neza, aha kabiri agategereza ngo umupolisi agire vi wakirebera icyo umupolisi ari bumubwira akibagirwa kureba bya bimenyetso yahawe kwa guserebura mbere agahita serebura ko mbarize n'abanyeshuri wenda batarigaho imodoka. Harimo umunyeshuri ushobora kubona nk'iki kijipe akabona ni kimodoka kinini, wenda abandi bamenyereye ko hari abarimo ka kantu bakoresha bangaje vitesse akabamo na feriyame. Hano hari ibindi bikoresho birimo abanyeshuri bifashisha mu gihe bakora ibizami bitandukanye n'ibikoresho basanga mu ivatiri. Abanyeshuri mbahumurize barasanga pedali ari 3 mu ivatiri yabo, basange ku ijipe pedali ari 3, basange vitesse ya mbere uko ijyamo ku ivatiri, basange no ku ijipe byose ari kimwe. Nibashira ubwoba, ni ukuvuga ngo ikintu kiriho cyangwa se ibanga rikomeye ririho hano no kureba ibimenyetso neza, kureba ibimenyetso naho uburyo vitesse ijyamo ni kimwe n'ivatiri. Niba ari umuriro ntabwo ari busange uri ibumoso n'undi arasanga uri iburyo. Reka twimagine ko nk'uyu munsi igihe nta perime mfite nje gukora ikizami, ndamutse musanze kuri demarage gutya tuziranye, uri manager wanjye, uri inshuti yanjye bikomeye cyane, uri inshuti ikomeye yanjye, ngusanze hano nk'ibanga wamo ukavuga ati umusongo nzigiye kumuhibanga ntahaye undi muntu wese nk'umuntu nifuza akatsinda, nirihe banga wamo? Ibanga ngomba kuguha rero ni ukumva ko ibyo urimo atari ikizami. Kuko gute nakumva ko ibintu ndimo atari ikizami mbona fandi imbere yanjye koko mfite mbona fandi imbere yanjye? Nibyo najya ngo nkubwire. Niwumva ko ari ikizami uri burebe na wa mupolisi, yego wibagirwe bya bimenyetso byawe, bya bipimo wabwiwe, umva ko atari ikizami uko wabikoraga ku mwitozo, yego wumve ko afande nawe nta naho muri buhurire. Deja ko demarage iranoroha ugereranyije, ntago twavuga ko yoroha, ntabwo se wayoroshye ugendeye kuki kandi itsinda abantu. Ndi kugendera ku bintu byinshi. Fande ntago ari bukurege ngo ntiwavugije ihoni. Yego Fande ntago ari bukurege ngo ntiwashyizemo kinyoteri. Cyangwa se ngo ntiwangaje vitesse. Fande ntago ari bukurege ngo wahindura amavitesse nabi. Yego ibyo ndabyumva. Uretse kuba wagira umutima utuje ukareba ibipimo fresh, ibipimo byawe nta kindi rwose. Urumva fande we areba nk'uko nawe mwarimu wareba ibipimo kirimo. Ntago ari bukurege ngo ntiwashyizemo indi vitesse, ntiwakoze ibi ntiwakoze ibi. Ni wowe n'imodoka. Ni nk'uko kuyikona uhabwa imodoka ukagenda ugatera ugasubira inyuma nta wundi muntu urimo. Muri iminota imaze kuba ingahe? Minota 8 n'igice. Ngwino mumfatira ama bills kadufate na ya bora